cyapoze cy'akaruhuko, ariko ntabwo ariko bose bakomeje. Abaje gukomeza ni batatu. Mugenzi wacu tutari kumwe bari muri Amerika witwa Jeanne Mujawamariya. Muri abo bapfakazi bose twari turi kumwe muri Electrogaze tugira ngo turi uko twiyubaka. Abo ko ari batatu nibo mwakomeje umurimo wo gusenga no kurira no gutanga ubuhamya ko kintu cy'ubuhamya, ikintu cyo kuvuga ibyo tuvuze hakabaho kubisengera. Nabo ngabo ko ari batatu, uyu mugenzi wanjye Agnes na Jeanne nanjye Drosel. Yego. Nuko noneho muri ayo mezi ya mbere aho yavuze twasengeraga tuza kuyimuka tujya ahandi kubera ko n'ubundi hari habayeho kwimuka. Ubwo rero twebwe mu by'ukuri ikintu cyari gikomeye nuko twari tumaze kumenya Imana, kumenya Yesu. Ugasanga dusa naho tuva mu bikomere kubera iyo mpamvu, kubera nanone yuko twahuraga n'abo bakozi b'Imana. Usibye we wari warakijijwe wari uzi Imana, twebwe jyewe n'Ujane ntabwo twari twarakijijwe, twari aho nyine mu Kigali. Niwe wasaga naho atuyobora, ariko nyine tugashyiramo imbaraga kuko twari tuzi icyo dushaka. Ni mutwemerere dutangire tubasuhuza, tubahereza ikaze ku Iyobokamana TV ndetse no kuri Zaburi Nshya. Turi kumwe na Plaisir, tugiye kuganira n'aba bantu muri kubona imbere yacu. Ni abantu bakomeye kandi bakoze ibikorwa cyangwa bakora ibikorwa by'indashyikirwa muri gospel ya hano mu Rwanda ndetse no hirya no hino. Bafite ministeri yitwa Shalom, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima nk'uko byanditse muri Yesaya ibice 61 ku murongo waho wa mbere. Bano bantu rero baratumwe kuvura imvune mu bantu bakomeretse mu mitima, ngira ngo ni ibintu byiza cyane. Plaisir, umeze neza? Tumeze neza, turashima Imana. Wow, nishimiye kongera guhurira nawe ku kiganiro. Imana ishimwe cyane. Umwaka mushya, twese birukanye umwaka ushize. Yes, turi kumwe rero n'aba bantu ubona ni abamama beza cyane kabisa, bakoze ibintu byiza kandi bakora ibintu byiza. Reka dutangirane nabo rero tubahereza ikaze ku Iyobokamana TV no kuri Zaburi, batangira batwibwira kugira ngo abantu bamenye ngo tugiye kuganira nande. Turahera hirya hariya ubundi tuze tukomeza tuganira. murakoze. Nitwa Muhimakazi Marceline, nkaba ndi president wa Shalom Ministries. Yego. Murakoze. Nitwa Eli Mugabo w'Ishema, ndi umunyamuryango wa Shalom Ministries, nkaba n'umujyanama muri komite nyobozi. Yego. Murakoze. Nitwa Nduwimana Drosel, ndi founder w'uyu muryango, umwe mu bawushinze. Muri no minsi nkaba ndi n'umuyobozi nshingwabikorwa wa Shalom Ministries. Murakoze. Nitwa Agnes Nyiragabiro, nanjye ndi membre fondateur wa Shalom Ministries. Yego. Reka duhite tuguheraho ugifite mikrofone. Ati uyu mumama n'uyu nguyu ni ba fondateri, bari mu bantu batangije uyu muryango. Watangiye ryari? Igitekerezo cyaturutse hehe? Mwarihe mu bitekereza bwa mbere? Ninde wakizanye? Mbese byagenze gute kugira ngo Shalom Ministries itangire none bikaba bibaye indashyikirwa? Mwatubwira ku itangira ryanyu. Yego. Rero bwa mbere na mbere duhura jewe na mugenzi wanjye ndetse n'abandi batari hano, twakoraga mu kigo cyitwaga Electrogaze. Mwari nkabangahe tutangira? Ariko yari taraba ministeri. Yego. Twahuraga mu gihe cy'ikiruhuko, bageraga bari benshi kuko twavuye muri jenoside, dusubiye mu kazi dusanga abagore benshi bapfushije abagabo. Icyo gihe rero bari bakomeretse, bari bababaye. Mbere na mbere duhura twashakaga ngo turebe ko twashaka ubufasha kuko ahantu ho kuba ntahari hahari.
noneho tugahura muri pose, noneho hakaba no kubwirana amakuru y'ukuntu byagenze. Kuko muri jenoside umugabo we baramwicaga, wowe ntumenye aho bamutsinze, abavandimwe nuko bari abo biciye abana nuko, n'umuryango mugari muri rusange. Noneho rero ko nta wari warabashije kuvuga, mbere na mbere kwari ukuvuga, kwari ukurira no kurira. Icyo gihe nta wari warabishoboye, kwari ugutekereza atahari twashakashaka uburyo twabona abadufasha tukongera tukiyubaka. Twabikoze, twasubiye mu kazi mu kwezi jenoside ikirangira, ko jenoside yabaye dukora muri icyo kigo cyitwaga Electrogaze, cyagiye gihindura amazina, uyu munsi umenya ari REG. Yego ni REG. Dukorera hamwe hariya kuri direction. Noneho rero tubibamo nyine uko nguko, ariko nibuka hari n'amabaruwa njya mbona rwose twagiye twandika tugira ngo dushake ubufasha. Ariko ntatinze cyane, umuntu yibazaga kuko icyo gihe ukuntu wabwira abantu ko Imana ishobora kubaruhura, ukabona nyine batakaje icyizere mu bantu b'Imana kubera amateka mabi yari yararanze igihugu cyacu. Ariko icyo gihe nari narakijijwe, ariko nkomeretse, ariko nkumva nanone navuga Imana. Yego. Ariko ukavuga se aba bantu bahemukiwe n'abakozi b'Imana, reka mbyite abapasiteri, abapadiri, kuko hari abavugaga ubuhamya bumeze gutyo, urabiherayo. Ariko hamwe n'Imana iba ifite umugambi wayo. Uyu mwene data nibuka ko yavuze ijambo, aravuga ati ariko ibi bintu turimo twabivuyemo, tukiyegerera Imana. Nubwo yarayize ariko yaratarakamilika cyane, ariko Umwuka Wera jye narasenze waratura. Jye narasengaga mfite ubwoba bwo kubivuga, hamwe no gusenga aratura ati ibi bintu tubivemo. Noneho ibyo guhurira mu kazi muri pause turavuga tugiye tujya mu ngo zacu. Yego. Umunsi wa mbere duhura nibuka ko twahuriye mu rugo rwe, mu rugo rwe nyine n'umuntu wari warabatije kuko bari barasenya amazu. Noneho habaho noneho mu cyumba aryamamo, aho ngaho niho gusenga byatangiriye. Yego. Ba bantu bose baraza, twahuraga mu gihe cya pause cy'akaruhuko, ariko ntabwo ariko bose bakomeje. Abaje gukomeza ni batatu. Mugenzi wacu tutari kumwe bari muri Amerika witwa Jeanne Mujawamariya. Muri abo bapfakazi bose twari turi kumwe muri Electrogaze, tugira ngo turebe uko twiyubaka. Abo ko ari batatu nibo mwakomeje umurimo wo gusenga, no kurira no gutanga ubuhamya, ko ikintu cy'ubuhamya, ikintu cyo kuvuga ibyo tuvuze hakabaho kubisengera. Nabo ngabo ko ari batatu, uyu mugenzi wanjye Agnes na Jeanne nanjye Drosel. Yego. Nuko reka nimba hari ikindi kibazo mwabaza, ubwo nyine ni mu ntangiriro. Nicyo kibazo wari utubajije. Reka wenda nkubaze ikindi cyangwa mbazo no mu mama. Urumva mutangira mwarasengaga cyane, sibyo? Kandi Imana y'icyo gihe hari mu mwaka buriya muri 1994, muri 1994 nko mu kwezi kwa 11, genocide ikirangira no gusenga twabitangiye ko muri ayo mezi yandi ya mbere twahuraga tuvuga amakuru y'ibyatubayeho, ndetse dushaka n'uburyo hari twabona inkunga kugira ngo twongere dusubire mu buzima busanzwe. Nari ngiye kubaza ngo ni ryari mwamenye yuko isi isanzwe y'ibyo murimo ihuye n'isi y'umwuka? Ubwo nimbaza icyo ndabaza ati ubwo mwasengaga muri abakristo, hari umugani abanyarwanda bajya baca ngo aho kwicara ku mutogoto w'inkono wakwicara ku ijambo ryo wayiteretseho. Hari igihe Imana yigeze wenda ibahumuriza ibabwira ati ibi bintu bizakomera, ibi bintu murimo mbese wenda ngo mu isi y'umwuka bibe bitarabatunguye? Byabayeho?
cyane dufite amajenda yuzuye kuva muri icyo gihe n'iby'Imana ntitwanabyumvaga kuko baravugaga nkunda kwandika cyane ati kandi muzaba minisiteri nta nubwo twari tuzi minisiteri icyo ari cyo tuzi na minisiteri icyo ari cyo ariko kuko nyine nubwo twavuze ko twavuze kuri iyo ntangiriro ariko hagiye hazamo abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo badukomeze mu ijambo ryayo no kugira ngo n'iri zina ntabwo twatangiranye iri zina nta zina twari dufite nari kubibaza nta gahunda ntaryo nta nubwo twari tuzi ko tuzaba minisiteri yego ndabyumva ariko Imana ikabivuga ariko twebwe ntitwabyumvaga ubu niho nyine uko bigiye bize niho twagiye tubyumva yego ubu ni ukuvuga ngo ibyo muhagazemo nonaha cyangwa biri imbere byari mu masezerano y'Imana mu gitangira rwose umuntu yanabisoma aho byanditse byinshi cyane mpero no mu mama mikorofone mama komera cyane mwarakoze mwagize igitekerezo cyiza murakomera kandi mushinga imizi muri kugirira abantu benshi umumaro nicyo cyatumye Imana ibasigaza ko ari kugira ngo muzagire umumaro mu gihe gisa n'iki ngiki twarimo tuvuga rero itangira ntabwo ryari ryoroshye pe byari bigoye bicantege byinshi bamwe bati ibintu murimo ni ibiki abandi ati mubivemo abandi baranabasiga bari higendera muzigara muri batatu bari mukomeza ibyo gusenga no gushimikira iyo urebye itangira ryanyu ukareba naho mugeze ubu imba mutima zawe nizeye murakoze itangira n'iryo koko burya riragora ariko subiye inyuma gato ndabona mwuzuzaho nuko twatangiye turi batatu nyine noneho abo bandi baza bashamikiye kuri twebwe noneho muri ayo mezi ya mbere aho yavuze twasengeraga tuza kuyimuka tujya ahandi kubera ko n'ubundi hari habayeho kwimuka ubwo rero twebwe mu by'ukuri ikintu cyari gikomeye nuko twari tumaze kumenya Imana kumenya Yesu ugasanga dusa naho tuva mu bikomere kubera iyo mpamvu kubera nanone yuko twahuraga n'abo bakozi b'Imana usibye we wari warakijijwe wari uzi Imana twebwe jyewe n'ubujane ntabwo twari twarakijijwe twari aho nyine mu kigari niwe wasaga naho tuyobora ariko nyine tugashyiramo imbaraga kuko twari tuzi icyo dushaka twabonaga kuba muri iriya sinyina ari ibintu bitoroshye turahagarara turashikama n'abo bakozi b'Imana ntabwo bizanaga nitwe twabashakaga kuko hagati aho nyine twarakijijwe tuba mu matorero atandukanye abo bakozi b'Imana bazaga kubera ko twabaga tubatumiye bakatuganiriza ijambo ry'Imana mu mazu yacu bakanaduhanurira niho havuye nyine ayo masezerano ubwo rero abagiye nyine batubona haba impinduka muri twe nabo bagenda basa naho bahaguruka bava mu byo barimo mu buzima bari barimo batangira kuza nyine tugenda twegerana tugenda dukura gutyo tuba abantu bazima murakoze nangiye guhita nkubaza mbere yuko utanga mikrofone kugira ngo muze kwaguka numva byatangiye muri bakeya kandi muhuriye mwese ku kibazo kimwe cyo guhura n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi ariko mwari mu kigero kimwe birumvikana nk'uko wenda n'umuntu bareba ahita bibona ko muri mu kigero kimwe igitekerezo cyo kugira ngo mwakire abantu batandukanye cyaje kuza gute byaje kugenda gute murakoze igitekerezo cyo kugenda twakira abantu batandukanye ubwo murabyumva mu by'ukuri ubundi abagiye baza ku isonga mbere na mbere ni abantu twari duhuje ibibazo yego abandi tugeze aho nyine kubera kuba mu by'umwuka nibwo abakozi b'Imana bagiye badushaka baratubwira bati ntabwo ari mu mukomeretse mwenyine mufungure imiryango n'abandi binjire yego n'abandi baruhuke kuko harimo abantu benshi barushye ari abari bavuye hanze bari baje basanga imiryango yabo yarashize nabo barushye mu by'ukuri n'abandi n'abari bari kumwe n'ababo nabo ugasanga bafite ibindi bikomere ku rundi ruhande ubwo rero twafunguye imiryango
nta gahato nyine kubera ijambo ry'Imana ko ryabidusabaga. Mbere nyine murumva yuko twajyaga tujya mu byumba ariko bibaye ngombwa dufungura imiryango abantu barinjira mu byumba tuvamo. Niho hinjiyemo n'abagabo banubatse, niho hinjiyemo n'abadamu bafite abagabo, niho hinjiyemo urubyiruko. Nuko byagiye bigenda. Inshuro nyinshi iyo igitekerezo kije wenda atari mwe mwakigize kivuye ku Mana cyangwa se abakozi b'Imana bavuga ati Imana yatubwiye gutya na gutya, hari igihe rimwe na rimwe bikorera kubyumva ariko hari n'igihe bikugora bitewe n'aho mwari mumaze kugera. Icyo gihe Imana ibasaba ko mufungura imiryango ku bantu bose, ntabwo byabagwa bitewe wenda n'uburyo mwari mubanye, ibyo bikomere mwasangiraga, burya abantu bahuje ikibazo cyangwa se igikomere hari ukuntu baganira hagati yabo ku buryo abandi bigorana mushobora kuba mutakwiyumvanamo ngo ube wamubwira wenda ibyago byo gupfakara wagize ngo ube wamuganiza openly cyangwa iki, ntabwo byabagoye? Bikoze ntabwo byatugoye kuko nyine urumva mu kwinjira kwacu twinjiye dusa naho twinjiriye mu mwuka, ntabwo twinjiriye mu mubiri mu by'ukuri. Reka mbari kumvuga, ntabwo twinjiye dukora icyo gitekerezo. Aho twahuriye nyine twaravuze ngo mureke tujye dusenga ko ubuzima tutabuvamo. Urumva rero ko twinjiriye mu mwuka ntabwo twinjiriye mu mubiri. Icyo twashakaga cyari igisana imitima cyane kurenza igisana imibiri. Niho byatworoheye rero kugira ngo dufungurire n'abandi tukabaho ubuhamya nabo bakaduha ubwabo, twese tukagenda dukira. Mwaje kwakira abantu bose muri rusange hashize igihe kingana gute? Ntabwo cyari kinini kubera ko nko muri 95 abantu bari baratangiye kwinjira. Ndacyababaza impamvu twibanda kuri aba ni uko ari ba fondateri. Turaje muyobozi ntabwo yego turaje. Mama hari icyo nabaza kindi, hoya uno mama uramusubiza mikrofone niwe nshaka. Reka rege mbanze subize mu complete ho ko byo mwarimu mubajije. Hari icyo Plaisir yamubajije ati abandi baje gute, umuntu wabaguzi waramutumiraga ukuntu bagiye bazi nawe agatumira yaza akanezerwa yarangiza nawe akazana n'ubwo nguko hagiye habaho uruhererekane. Waza ukabwira inshuti yawe, inshuti ye ikabwira iyindi, muri icyo gihe bakira abapfakazi nayo ikabwira iyindi. Kandi duhabwa ijambo riri muri Timoteyo wa mbere ibice 5:5 bivuga ngo mbese nk'uko yabivugaga nyine ritwinjiza muri uwo mwuka yuko umupfakazi usigaye wenyine iyo atiringiye Imana ngo abapfuye ahagaze. Icyo kintu cyo gupfa duhagaze rero turwana nacyo mu buryo bwo gusenga. Rwose twarishimaga bikomeye Imana yabaye mu ruhande rwacu. Noneho rero urumva nuko gusenga niho Imana yagiye yomora ibyo bikomere, sibyo imaze komora ibyo bikomere. Iyo ibikomere byomotse noneho kumva n'abandi biroroha. Nako nashakaga kongeraho kuko warubajije abo bandi ko twari batatu baje gute, ni ukurarikana. Ese ugifite mikrofone kugira tubivireho rimwe, yaje kwitwa Shalom ryari? Iryo zina ryaturutse kubera iki? Yabaye ministeri ryari? Igitekerezo cyo gukora no ministeri urumva Imana yabivugaga kera mutangira ntimunasobanukirwa se ibyo bintu bya ministeri ni biri kure kandi kuko birumvikana. Shalom ryaje ryari? Shalom yabanje kuba ngo Jehova Shalom, yabanje kuba Jehova Shalom ari maneza kuko Uwiteka riva muri biri mu bacamanza ibice 6:24. Imana kubera yabonaga ko ikibazo giharara kubura amahoro muri ako gahinda no muri iyo mibabaro nta mahoro yarahari. Imana rero iratugenderera ikoresheje nyine abakozi bayo, iravuga ati Uwiteka niwe mahoro yanjye. Ni ijambo dukura mu bacamanza mu bice 6:24. Icyo gihe hari muri 20 n'itariki ndayibuka kubera muri ya agenda nakubwiye hari itariki 26 ukwezi kwa 4 1997. Yego yari kuva icyo gihe ba Jehova Shalom yaje kuba Shalom Ministries kuko warukimbajije muri 2008.
muri Murakoze. 2008. Nuko rero urakuze rero mu gakiza, wavuze ko mutangira mwari mukijijwe ariko mutarakomera, ko bagiye babafasha gukomera, ndetse muza no guhabwa inkoni y'ubushumba, sibyo ra? Sinumvije ba muri pasteur, nibyo? Yego, nibyo. Nibyo. Byaje ryari, wabaye umushumba ryari? Ubwo hari icyo nshaka kubaza nimara kumenya igisubizo. Ni muri 2012. Muri 2012 muri hetorero? Mu itorero ry'Umunazareti mpuzamahanga. Okay. Nk'umushumba rero ushumbye abantu benshi, uri muri Shalom Ministries, no ministeri y'ivugabutumwa ya Gikristo, nk'umushumba noneho rero sasa umuntu uri kureba kino kiganiro wifuza kuba muri Shalom Ministries, ese muracyakira abantu na n'ubu? Reka ndeke gutaruka n'ubu umuntu nkanjye mbaye interese turi kuganira, nshobora kuza cyangwa n'abandi bashobora kubona iki kiganiro ko bati wow, turiya muryango ngomba kuwujoininga, yaza Nta kibazo. Okay, ikintu nashaka kukubaza kugira ngo njye hariya nk'umushumba, muri iyi minsi mu miryango nyarwanda harimo amakimbirane cyane, kuko nubwo yafunzwe n'abapfakazi cyangwa n'abantu barokotse jenoside bari basigaye, ariko ntekereza yuko isanamitima mukora ridashingiye gusa kuri genocide, sibyo? Niba ntibeshye, nibyo? Nibyo. Noneho muri iyi minsi mu miryango nyarwanda haboneka amakimbirane ndetse no gutandukana kw'abashakanye, kandi mu batandukana harimo n'abakristo bari mu madini n'amatorero bitandukanye, dore ko 95% ku% kujyana hejuru mu Rwanda bose n'abakristo, niko iyo bakora ibarura biba bimeze. Mama Pasteur, ubona ibyo bintu biterwa n'iki? Ubona umuti wabyo wuhe ko amadivorce ari kwiyongera cyane muri iyi minsi? Uransubiza icyo gihe cy'ubundi ngaruke kuri sije tujye hariya hirya. Ndagusubiza nk'umupasiteri. Yego. Ubundi burya gukizwa, agakiza nako muntu ku giti cye. Burya rero hari abantu tugira ngo barakijijwe batarakijijwe, tukabana nabo. Abo bantu rero bajya badukururira akaga, ugasanga nyine bakoze amahano nk'ayo ngayo. Ariko abantu bakijijwe bamenye Kristo, bakamenya ijambo ry'Imana, bakamenya icyo ribivugaho, ntabwo ntekereza yuko ibyo bintu bibareba cyane. Kuko iyo ukurikiye ababikora, ugakurikira ukabakurikira, usanga ari ba bantu bagiye mu kigare. Uvuga ko n'abakristo bakora divorce? Bagiye mu kigare nyine. Bagiye mu kigare. Abakristo nyabo Abakristo bamenye Kristo, bagendera mu ijambo ry'Imana, bakemera bagapfira mu ijambo ry'Imana, uko ibintu byabo bimeze kose. Yego. Ikindi kijya kibitera hanini, usanga hariho nk'igihe umudamu akijijwe cyangwa umugabo adakijijwe, aho naho biroroha kugira ngo amadivorce abe, kubera biterwa n'uwo muntu nyine uba winjije uwo mwuka udakijijwe, umuntu udakijijwe, ugasanga rimwe na rimwe naho ngaho byinjiriye. Mubona umuti wabyo wabo woye? Umuti wabyo ni uwo gukizwa bakamaramaza, kuko utabafunga se ngo bigire icyo bimara. Akenshi usanga n'ibyo baba banapfa ari ibintu bidafite n'ishingiro, ni amarari y'abantu baba bafite ku giti cyabo. Icyo gihe rero ntacyo, urabaganiriza ukababwira ukabigisha, ariko amaherezo nyine ukabona bamaze gufata imyanzuro. Nk'urubyiruko ruri muri Shalom Ministries, ni iki rwunguka cyane cyane ku bijyanye no kuzubaka umuryango cyangwa ingo nziza ejo hazaza? Barigishwa inyigisho, burya amahugurwa, barigishwa inyigisho ufite baba muri Shalom, ko Shalom twababwiye yuko atari idini. Yego. Baba muri Shalom, ariko bagakizwa, bagasenga, bakaba no mu itorero. Aho hose inyigisho bagenda bahabonera zigenda zubaka ubukristo bwabo ku buryo bukomera.
Okay. Murakoze cyane. Katujye kwa prezidanti. Muyobozi muraho neza? Muraho neza. Amakuru ni meza. Wow. Rwose ko mugaragara uko mumeze biragaragara rwose ko muri abayobozi. Murakoze. Umuyobozi rero Shalom Ministries Rwanda igiye kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 imaze ibonye izuba ibayeho. Mwashobora kutubwira ko mikorere yayo ikora gute, nibihe bikorwa yibandaho, mbese mwinjire mu mikorere cyane mutwinjizemo. Yego. Murakoze cyane ko bagenzi banjye babivuze, murumva ahantu yavuye naho igeze aha, imyaka 30 ni myinshi cyane. Batangiye gutyo ariko bigeze aho birakomera. Tubona umurimo ni mugari ndetse tugaba n'amashami hirya no hino. Bagenzi banjye hari uri buze kuza kubivuga. Hanyuma tuba umuryango wagutse rwose ku buryo ubu tugeze ku bantu benshi barenga 1000. Yego. Abanyamuryango. Rero ni ukuvuga ngo kubw'iyo mpamvu nk'uko mubona isanganyamatsiko yacu habayemo isanamitima cyane bitewe n'ibyo bikomere byagiye bibamo, kandi nk'uko bagenzi banjye babivuze ntabwo ibikomere ari byo gupfakara gusa. Hari n'abandi bisanzemo bafite ibikomere byo kuba imfubyi, hari n'abandi bisanzemo bafite ibindi bikomere byo mu miryango bigiye bitandukanye, kuko ibikomere ni byinshi. Ni kubw'iyo mpamvu rero muri iyo myaka 30 turimo gushaka guserebra hibanzwemo ibikorwa by'isanamitima cyane, kuko nicyo gikorwa navuga gifite ishingiro, kuko umuntu ntago yaba atabohotse ngo abe yashobora no gukora ibindi neza. Hanyuma rero kubw'iryo sanamitima uko twagendaga tubegera, hahise hazamo n'ibindi bikorwa byo kubafasha, byo gufasha umuryango. Hazamo baraza kuza kubabwira, hari abantu twagiye dufasha tubaha inka kugira ngo nabo bashobore kuva ku rugero bariho bagere ku rundi rugero, mbese biteze imbere nabo bapfakazi batari bafite ubushobozi pe. Hanyuma turangije tubona n'abana babo bagomba kuba barihirirwa. Dufitemo n'irindi shami rya sponsorship program, tukarihirira n'abana amashuri badafite uko batishoboye. Hanyuma tugatanga na za mitiweli. Hanyuma hakazamo n'igikorwa kivugabutumwa nk'uko pasiteri yahoze arimo kubivuga, kugira ngo ijambo ry'Imana rirusheho kugenda nyine rikora umurimo, abantu barushaho kugenda bakira ibikomere, kandi barushaho no kugenda baguka mu buryo bwose, biteze imbere, atari ukwaguka mu buryo bwo mu mwuka gusa, ahubwo no mu mubiri barushaho kwaguka, kandi barushaho no kugenda bavuga ubutumwa bwiza, kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare cyangwa ijambo ry'Imana rigere hose. Uko twagiye twaguka nk'uko bagiye babivuga, twagiye abagiye batuvaho bagiye bavuga ubutumwa n'ahandi nuko twagiye twaguka muri ubwo buryo. Nicyo gituma harimo ivugabutumwa. Naho ngaho rero nari mvuze hazamo ibijyanye n'imibereho myiza, hariho dutanga izo za mitiweli, aho tukishyurira n'abana amafaranga y'ishuri kugira ngo bave mu buzima barimo nabo bagera aho bagera. Hanyuma dukora n'ibyo bikorwa byo kwiteza imbere. Hari nabo twubakiye amazu, hari nabo twahaye inka. Tukaba tugira gahunda yo koroza abantu, uwo duhaye inka akagenda yoroza mugenzi we, ndetse tugenda dushyiramo n'indi mishinga yo kwiteza imbere. Bakagenda biga imishinga iciriritse yabafasha kugira ngo bave mu bwigunge. Iyo mishinga yose igiye ihari yo kugira ngo turebe ko abantu bacu bava mu bwigunge bakiteza imbere mu buryo buri fagite cyangwa butari mu magambo. Hari uburyo, hari umuntu ashobora kumenya mu myaka 30 hatanzwe inka zingahe, se hubatswe inzu zingahe. Uriya mupapa aba yitegura ibyo bintu, banza ari buri buze kubinsubiza, niko ndi kubibona. Noneho mbere yuko nkuvaho, nubuhe butumwa uhereza abantu batekereza yuko gufasha, kuko urumva Shalom Ministries mu bintu ikora cyane mu isanamitima ikora irimo no gufasha abantu bababaye batishoboye gutyo muri ubwo buryo. Nubuhe butumwa uhereza abantu batekereza ko gukora ibikorwa by'urukundo byo kwita ku batishoboye bisaba yuko umuntu agomba kubanza kuba ari umukiri? Gusanga ari umuntu uvuga ati abantu babikora ni abantu b'abakire, nyamara siko biri.
n'ubuhe butumwa ubaha? murakoze cyane. Ubutumwa nabaha cyane nk'ahantu twahereye murumva nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, icyo gihe murabizi ko nta bintu bitari bimeze neza, ariko ubutumwa twabaha ni uko abantu iyo bishyize hamwe nta kintu kibananira. Hagati yacu twagiye dukorana ibikorwa bikomeye, tukajya dushingira abasore bacu bari hagati muri twebwe, twagiye dufatikanya, buri wese akazana icyo afite undi akazana icyo afite, tukubaka urugo rw'umuntu rugakomera bakavamo abagabo nyabagabo. Ubutumwa rero natanga ni uko umuntu utanga atari uko aba afite ibyamusaze, ahubwo ni uko umuntu atanga kubera afite umutima wo gutanga. Noneho ubundi butumwa nabaha ni uko abantu iyo bishyize hamwe nta kintu na kimwe kibananira, kuko twishyize hamwe tugera ku bintu bikomeye tutaragira n'ubushobozi rwose bufatika. Imana igenda ituzamura kubera ko twashyize hamwe gusa, buri wese akazana icyo afite undi akazana icyo afite. Havuga ngo rero ubutumwa twatanga ni uko abantu bagomba gushyira hamwe, abishyize hamwe nta kintu kibananira, kandi ni ukuvuga ngo abishyize hamwe bagera kure cyane aho umuntu adashobora gutekereza. Kandi ikindi ko umuntu utanga atari uko afite byinshi, ahubwo ni uko umuntu aba afite uwo mutima wo gutanga. Ngira ngo murabyumva cyane. Ngira ngo Shalom yiganjemo cyane abamama. Yego sibyo? Yego. Hariya iyo hari umumama witwaga Tabita Doroka, sibyo? Yajyaga adodera abapfakazi imyenda, akabambika, akabitaho, baza agakora ibikorwa bijya gusa n'ibi ngibi mukora. Rimwe arapfa, ariko abapfakazi babiheraho babusaba Petero, niwe bari baruzi aho hafi, asa n'uwari uhagarariye Yesu, bamubwira ati nyaboneka rwose uyu muntu yatugaburiraga, yatudoderaga imyenda, ati rwose ni muzure. Barategeka kubw'ibikorwa arazuka. Yego. Ririya somo ni ikiri kwigisha nk'umumama nawe uyoboye minisiteri ikora ibikorwa by'urukundo, Tabita Doroka inkuru ye ikwigisha iki? Murakoze cyane. Tabita Doroka inkuru y'ikintu nyigisha ni ukuvuga ngo Tabita Doroka yatanze ikintu yari afite. Icyo yari afite, iyo urebye nta mafaranga yari afite, ariko icyo yari ashoboye yaboheraga abantu nyine imyenda akabadodera nk'uko twabibonye. Ni ukuvuga ngo rero isomo dukuramo rikomeye ni uko umuntu wese agomba gutanga icyo afite kugira ngo tuzamurane twese tugere ku rugero rwiza rukwiriye. Reka tujye kwa papa uhagarariye abagabo baba muri iyi minisiteri muri iki kiganiro. Ikaze cyane. Murakoze cyane. Nk'uko rero nigeze mbikomozaho, naribajije ati se haba haratanzwe inka zingahe, harubatswe amazu angahe, gwenda niyo bitaba precise 100%, ariko bakavuga ati muri iyi myaka 30 turi kwizihiza isabukuru ya Shalom Ministries imaze ibonye izuba, hari ibintu bifatika twagiye dukora umuntu ashobora kwishimira, cyangwa ku wa gatandatu ubwo tuzaba turimo duserebura, tuzaba tuvuga ati ni ukuri Imana yadukoresheje iby'ubutwari. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Eli Mugabo w'Ishema. Muravuze ngo mpagarariye abagabo, ariko nibabyumva ntibagire ngo nibyo kuko ntabwo bantumye, ariko nuko ari wowe turi kumwe muri iki kiganiro. Amahirwe nagize kuba muri Shalom Ministries, nuko batayitangiye bazi ko izaba minisiteri ngo bashyireho amategeko n'imirongo nuko bigenda banza icyo gihe, kuko twarashoboraga twebwe kutabamo. Ariko njya nkunda iyo mvuga Shalom, hari igihe mba ndimo gutekereza nk'uko umuntu asamwa amagufa cyangwa se ibigize umuntu bikabera mu nda ya nyina, akazagaragara amaze kuvuka, agakura akaba umuntu ungana natwe. Niko nayo nyitekereza mu by'ukuri. Mu gutangira nk'uko mwabyumvise, abatangiye ntabwo bavuze ngo tugiye gutangira minisiteri cyangwa tugiye gutangira ikindi kintu runaka wabasha guha izina, ariko batangiye ari inshuti. Inshuti zabanaga, noneho bakaza kugera igihe bakabona bagushije ishyano bahuriyeho, jenoside yamaze kubahekura, abagabo babo bapfuye, bagahura kuko bazi ko bahuje bavuga rumwe. Igihe cyagera bakagenda bahamagara bagenzi babo bazi ko bafite ikibazo gisa n'icyabo, ariko noneho nyuma hakaza n'abavandimwe n'inshuti zabo, bigakomeza bituma noneho natwe
igihe twaziye njye nagiyemo mu mwaka w'1996 mu mpera zayo, jyewe n'umugore wanjye niho twatangiye gufatanya. Kuva icyo gihe rero impamvu ikibazo mbajije kiruhije kuko gishobora gupfobya ibikorwa byabaye, nuko iyi mibare murimo kuvuga dutangiye kuyibara muri 2008, dutangiye gukora nka minisiteri, dutangiye gutanga amaraporo n'ibindi. Ariko uko bavugaga abantu bagitangira, abantu bari bababaye nyuma ya jenoside, baba ari abapfakazi, zaba ari imfubyi, baba ari abandi bafite ibibazo, abatahutse bavuye tingitingi, abo ngabo bose umuntu yabaga nta kintu afite. Yaba ntacyo afite, abantu bakegeranya ibyo bafite, umuntu bakamuha ibyo kurya, undi bakamuhahira, undi bakamukodeshereza, undi bakamugurira umufuka w'amakara bati gerageza urebe uko wakwirwanaho, undi bakamugurira ibirayi cyangwa igitoki bati genda ukatakate urebe uko washobora kubaho. Icyo gihe rero ntabwo byatangwaga muri raporo, ntiwavuga ngo ari amafaranga angahe, ntiwavuga ngo byahawe nde, bahawe bingana gute. Icyo gihe hakozwe ibintu bikomeye cyane muri iyo myaka yo kuva muri 1994 kugeza muri 2008, hafi imyaka 15. Icyo gihe hakozwe ibintu byinshi, abantu bakoresha ubushobozi bwabo, ibyo babashije kwikuramo hagati muri bo. Ariko wenda kuva muri 2008, reka mbariho mvuga kugeza uyu munsi, dufatanije n'inshuti zacu zo mu Rwanda no mu mahanga, nuko kugeza uyu munsi tumaze koroza nibura imiryango igeze kuri 450. Icyo ngicyo twumva ari ikintu twishimira. Hari abantu bageze kuri 5 twabashije kubakira inzu batari bafite rwose ahantu ho kuba, tukagira abana ubu ngubu bageze kuri 60 twishyurira. Bamwe bari muri primaire, abandi bari muri segonderi, abandi bararangije, nta nubwo imibare wenda umuntu yabasha kuyimenya. Ariko hari abarenga 500 buri mwaka urebye dushobora kwishyurira mituweli, abarenga 500. Ibyo ngibyo ni bimwe mu byo nabasha kuvuga. Ariko noneho nk'uko ari umuryango w'ivugabutumwa, reka tuvuge ngo kuva icyo gihe batangiye ari 3 bahura nk'inshuti, bakajya mu buriri bakarira, kugeza aho bavuze bati reka dusenge, bagasengera mu cyumba cyabo. Ntabwo ari buri wese washoboraga kuhabasanga, ariko noneho kuba abantu baravuye kuri icyo gihe cyo guhura barira ari 3, ikaba imaze kuba minisiteri nyine nk'uko murimo kuyibona, irimo abantu batandukanye. Icyo ngicyo ni ikintu gikomeye. Abantu bari mu marira bahuraga barira, nubwo bavuga gutya bari batinyitse ku buryo n'umuntu abarebye ntabwo washoboraga kuvuga ngo ugiye kujyayo ngo ni gusenga, keretse gusa wabaguzi ko murimo kuvuga rumwe cyangwa se muhuje ibibazo. Mu by'ukuri ntabwo byari byoroshye. Imana rero yakoze ibikomeye ku buryo abantu bavuye mu marira uyu munsi bakaba ari abantu barimo gushaka ibisubizo by'ibibazo bitandukanye. Harimo abagabo, harimo abagore, harimo urubyiruko n'abandi bantu buri wese ashobora kubonekamo, kandi bikaba atakiri ukuvuga gusa ngo ni iby'isanamitima nk'uko nguko, cyangwa se kubaka ubudaheranwa mu buryo bworoheje gutyo gusa. Ariko habayeho no gukomeza gutekereza ko umuntu ari mugari, tugatekereza umuntu ko akwiye gukomeza gutera imbere mu buryo bwuzuye. Habaho nyine ivugabutumwa, abantu barakizwa dufatanije n'amatorero atandukanye, abantu benshi barakijijwe. Tugeze aho abantu nk'uko bari batangiriye hari, ariko tuza kugenda dufasha abantu kujya hamwe ku buryo ubu hamaze kuba amagurupe ageze kuri 18 mu turere dutandukanye. Aho ngaho ni ahantu abantu bajya bagahugurwa, bakigishwa, abafite ibibazo bitandukanye bakabiganira. Ubwo rero nibyo twavugaga, mu by'ukuri hakaza abafashwa mu mishinga iciriritse bitewe n'uko bagenda baganira. Ni naho n'ibyo turimo kuvuga, ari abana bafashwa kwiga, ari abantu bafashwa kubona ibyo kurya cyangwa se bibatunga, ari abahabwa imyenda, ari aborozwa. Ibyo ngibyo byose bituruka muri ya matsinda. Abantu bavuga bati hariya twabonye abantu, nibo bagira uruhare rwo kureba abantu bafite ibibazo bakanamenya ibyo bakeneye, noneho ubuyobozi bugashaka ubushobozi. Rero ni ibintu byinshi mu by'ukuri ibifatika twabivuga, ariko nibyo bifite agaciro gakeya kurusha ibidafatika. Yego, isanamitima. Yego.
ngira ngo ni ibintu byumvikana cyane, isanamitima, guhumurizanya, amagambo meza, bikomeye kurusha inka, bikomeye kurusha inzu, bikomeye kurusha minerivare. Abantu babyumve cyane ko bakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Ni ukuri Imana ibahereza umugisha cyane. Mu bantu mufasha se, mworoza mufasha abanyamuryango ba Shalom Ministries gusa cyangwa birashobora no kurenga bikajya no hanze? Ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo tugire bose neza, ariko duhereye munsi y'Imana. Ntabwo tugarukira kuri Shalom gusa, yego, kuko Shalom ikorana n'amatorero, ikorana n'inzego za leta, inzego z'ibanze, igakorana n'ubuyobozi bwite bwa leta. Rero kubera ko dukorana na leta n'inzego z'ibanze, hari abo tuba dufite muri Shalom mu by'ukuri, ariko noneho kubera hari n'abandi dusanga mu mirenge dukoranye n'inzego z'ibanze, nabo ntabwo tuvangura ngo tuvuge ngo uyu ni umusharomu cyangwa se umusharomu. Nubwo ariho tuba twatangiriye, birumvikana habonetse babiri, umwe ari umusharomu undi atari we, tubanza umusharomu. Ariko rero ntabwo ari aho ngaho tugarukira gusa, ahubwo n'abandi bafite ibibazo tubonye dufite ubushobozi, dufatanya n'abayobozi b'inzego z'ibanze kugira ngo badufashe kureba ngo ninde ufite ikibazo gikomeye kurusha ubundi. Yego. Umuntu asabwa iki ngo abe umunyamuryango wa Shalom Ministries? Kuba umunyamuryango wa Shalom ubwo ugomba kuba ukishijwe, waravutse ubwa kabiri, kubera ko ari minisiteri ishingiye ku myemerere, ukaba ufite itorero rya gikristo ubarizwamo kandi ufite y'ubuhamya. Yego. Ubundi ukaba ufite umutima wo kwitangira abandi, kuko ahangaha abantu ni ugukoresha igihe cyawe, ugakoresha ubutunzi bwawe, ugakoresha ubwenge bwawe uko bishoboka. Ubwo rero bisaba kuba wemeye mu by'ukuri gutanga kurusha gutekereza guhabwa. Icyo gihe ubu umunyamuryango ukaba ufite n'abantu bagutangira ubuhamya mu banyamuryango. Ngira ngo n'ubushobozi bwo gukora bene ibyo bikorwa mukora n'ubundi buva mu banyamuryango. Ariyo mpamvu umusaba ko umuntu uzakimo cyane agomba kuba afite umutima wo gutanga kurusha guhabwa. Ahanini nicyo cya mbere. Yego. Kuko twamaze imyaka myinshi cyane ari hagati muri twe, n'undi waza aturutse hanze ni byiza, ariko shingiro n'abanyamuryango. Yego. Yego. Mama, kankugarukeho gatoya, turimo tugenda tuza no gusingira umusozo. Iyo ubona Shalom abanyamuryango iraganje mu turere tw'igihugu, twabonye na certifica ya RGB iranditse, ni minisiteri ishikamye, ukibuka ryatangira ry'abantu batatu, imbamutima zawe ni izihe? What's your expectation? Ubyakira utuyiri nka wenyine uvuga ati cya kintu twatangiye ni ukuri pe, bikomeye, bamwe baduca intege baducika, ariko kiraganje, kirira abana minerivare, cyoroza abantu, cyishyura abantu mitiwere, n'ibindi byinshi. Imbamutima zawe zibiziye? Ikintu cya mbere nshima Imana, nubwo twagiye tuvuga nyine ko turi abapfakazi bayitangiye, kugiye nkunda kuvuga ko ari Imana yayitangije. Iyo tuza kuba ari twebwe bigenze uko nguko, Imana itari mu ruhande rwacu, itadushyigikiye, ntabwo twari abanyembaraga. Iyo Imana itaba ishyigikiye cyangwa uyu muryango, ntibyari kuba bikunda yuko ugeze ahangaha. Ubwo rero niyo mpamvu mbanza gushima Imana, nkumva ndayitangariye, nkumva inzira zayo ziteye ubwoba. Hanyuma nkumva ndavuze ngo umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ni ikintu gikomeye. Nimba Imana ikora ibintu wowe utigeze uteganya, kuko abandi bagiye gukora za organisation baricara bakajya inama, bagashyiraho za objectif, bagashyiraho ibiki n'ibiki, ariko Imana yabikoze mbere. Niyo mpamvu rero jyewe iyo mbona iby'Imana yakoze numva ariyo shima, ariko cyane nkunda no gushima abashalome bayinjiyemo, ubwitange bwabo burantangaza. Kuko ikibazo uko cyabonekaga
uyu mugabo twicaranye iyo twahoraga dusenga niwe wakundaga kuvuga umuntu yazana nk'ikibazo gikeneye nk'ibihumbi 50 ibihumbi 100 atari gusubwa icyo muragisengera ibintu dushobora ikintu mushobora gusubiza murakereka Imana kubera iki tujye twereka Imana ibyo twebwe tudashoboye ubwitange rero bwa buri wese nabwo numva mbushimiye Imana nshimye Imana n'abantu bayo kuko Imana ikorera mu bantu yego rero njye numva ntangariye Imana cyane kandi nkumva nyishimye kandi nkumva Imana iyo ufite igitekerezo cyiza iragishyigikira kandi ngashima n'abantu bose bo muri Shalom. Yego kadusubire kwa presidente turimo tugenda tugana ku musozo nkuko turi kubibona kuri pankarite iri inyuma kuri background ku itariki 8 z'uku kwezi mu 2025 hariya kuri Ligue pour l'Electure Kacyiru hazaba umuhango wo kwizihiza cyangwa wo kwishimira imyaka 30 Shalom Ministries imaze. Biteguye gute bimeze gute gahunda yabyo none ikindi uragisubizanya n'iki ngiki kivuga ngo mwatumiye itangazamakuru niki mushaka nyirizina keyword tubabwirira abantu bari kureba Iyobokamana TV na Zaburiki murakoze cyane uko mubivuze uriya munsi wacu twitegura ejo bundi ku itariki 8 hazaba ari umunsi w'abashalomu bose abagenerwabikorwa bacu n'abafatanyabikorwa bacu kandi twatumiyemo n'inshuti zacu ndetse dutumiramo n'inzego za leta kugira ngo abantu baze barebe nyine imirimo irimo gukorwa kuko dufatanya dukorera igihugu nibo turimo gukorana nabo bagomba rero kubimenya. Azaba rero umunsi wo kwishimira imyaka 30 murumva ahantu twavuye naho tugeze hari ibintu byinshi byagezweho azaba ari umunsi udasanzwe nicyo gituma twatumiye abantu bose kugira ngo bazaze twishimane. Yego hanyuma ikindi cya kabiri mwari mumbajije abari kutureba ubutumwa bw'umwihariko ku bantu bari kureba Iyobokamana TV no kuvuga ngo abari kureba Iyobokamana TV n'uriya munsi bazabona uriya munsi ibikorwa bizaba byabaye bagomba kumenya cyane yuko Imana ishobora gukura umuntu ahantu umuntu adatekereza cyangwa se Imana igakura umuntu mu buzima bugoye nkuko bene data babivugaga ikamuzamura ikaba ishobora kumwagura mu buryo bukomeye igatuma n'abandi bantu atatekerezaga yuko bakira bagira gute bakira kubera ko umuntu yatanze ubuzima. Amen. No kuvuga ngo muri makeya tuzaba turimo kuvuga imirimo y'Imana tugendeye muri ya jambo Yesaya 61 umurongo wa mbere yantumye barisomera bene data yantumye kuvura abafite imvune mu mitima. Yego no kugira ngo rero tugaragaze imirimo y'Imana ko muri iyo myaka 30 iby'Imana yadutumiye gukora hari abantu bakize imvune zo mu mutima kandi tugakomeza no guhamagara abandi bagifite izo mvune zo mu mutima kugira ngo nabo bazi Imana bakize izo mvune zo mu mutima. Murakoze. Yego ngira ngo mbere yuko tugana ku musozo numva nabaza mu presidente n'ubundi numvishe mufitemo abakozi b'Imana benshi abapasiteri kandi twagiye twumva ama ministeri menshi yaragiye atangira nyine ari ministeri ariko nyuma akaza kuvamo cyangwa akaza gushibukamo amatorero. Nahoze nibaza ntise kuki mwebwe mutigeze mugiye igitekerezo cyo kwagura umurimo mu buryo bwagutse mwatubwiye ko murimo abamambre bagera mu 1000 ariko kuki mutigeze mwagura ngo muvuge muti reka noneho tuyigire itorero rinini ribe Shalom donc ibe urusengero. Murakoze cyane. Ubwo no kugira ngo wenda n'abakozi b'Imana bari muri mwebwe baba pasiteri nyine muri Shalom irushaho gukomera ndetse no kwaguka mu buryo bw'itorero nyine ryivuga butumwa. Icyambere gituma tutarashinze andi matorero nuko twabaga dufite andi matorero duturukamo
tugakoramo imirimo bitewe n'imihamagaro igiye itandukanye twabaga dufite. Vuga rero ngo igituma tudashinga ayo matorero ni uko uwo muhamagaro atari uwacu. Umuhamagaro wacu ni uyu nguyu wo gukomeza kuvura abantu imvune zo mu mitima binyuze muri iyi minisiteri yacu. Noneho twarangiza kubera ko dukorana n'amatorero, buri muntu wese akagenda akajya gukorera mu itorero rye, hanyuma uwo muhamagaro Imana yamuhaye akawusohoreza mu itorero kuko dukorana naryo. Niyo mpamvu mu buryo bw'isanamitima ndetse no gufashanya hagati yanyu ndetse n'abari hanze wenda y'umuryango, hari ikintu wenda tutagarutseho cyane kibaza ngo ese ubushobozi bwo gufashanya hagati yanyu cyangwa se n'ibindi bikorwa by'urukundo bigiye bitandukanye bituma mugomba kuguma mu ntego neza, ubwo bushobozi buva he? Mufite abaterankunga b'umwihariko? Ese ni mwebwe gusa hagati yanyu mwishakamo ubushobozi? Mugira ibikorwa se runaka mukuramo ubwo bushobozi? Ko hari igihe minisiteri ishobora kugira ibindi bikorwa ku ruhande bibyara inyungu kugira ngo babone ubwo bushobozi bwo gufasha abantu. Ibyo byo ndagira ngo numve niba tubishyireho umucyo kugira ngo niba hari n'abantu bafite uwo muhamagaro wo gutera inkunga amaminisiteri agira ibikorwa by'urukundo, nabo babone uwo mugisha wo kuba bakwifatanya namwe. Murakoze cyane. Kugeza ubu ngubu dufite abaterankunga 2 gusa. Hari umuryango witwa Irisi wagiye udufasha cyane ndetse no muri ibyo bikorwa mwumva twagiye tubabwira. Hanyuma tukagira n'abandi bantu bo muri Amerika nabo badufasha. Noneho rero kubera ko umurimo wacu turimo kubona ugenda waguka cyane, turahamagarira abantu bose bafite umutima wo kuba badufasha ndetse bafite n'urukundo ko baza tugafatikanya kugira ngo ibikorwa byacu duteganya mu gihe kiri imbere tuzashobore nabyo kubirangiza neza nk'uko twabiteguye. Murakoze cyane. Ngira ngo ntabwo twasoza mutatubwiye by'umwihariko ahantu umuryango wanyu ukorera kugira ngo wenda bashobora gukenera amakuru ahagije cyangwa se aruta ayo mwatubwiye babasha kuba bayabona. Ntekereza yuko imiryango itarafunga n'ubundi, wenda byo murabitubwiraho, murimo mutubwiraho mukorera cyangwa se umunsi ku munsi aho mubarizwa, kugira ngo n'umuntu wese wakenera kubiyungaho cyangwa se gufatanya namwe azabone byoroshye. Murakoze cyane. Aha turi nyine ni ku cyicaro cya Shalom Ministries. Aha rero niho tubarizwa, kandi uwadukenera igihe icyo ari cyo cyose yatubona. Dukora iminsi yose, iminsi ya weekend niyo nyine tudakora, ariko hano kugeza ubu niho tubarizwa. Mu gihe twitegura kuzagira natwe inyubako yacu, biri mu byo duteganya mu gihe kiri imbere, nabwo tuzabamenyesha umunsi byarangiye, ariko Paul Mama turahangaha. Ahangaha turi ni ku Gisimenti mu nzu yitwa Ikaze House muri etage ya 3 niho Shalom Ministries bakorera. Turimo tugana ku musozo, urampera mu mikrofone buri wese atanga ubutumwa bwa nyuma cyangwa ikindi yabasigaje. Noneho turaza gusoza tugera kuri Mama Pasiteri adusegera tugana ku musozo. Murakoze. Kimwe cyo no gushima Imana ku bwaho tugejeje muri imyaka 30, kuko twatangiye ari ukwirwanaho nk'uko twabivugaga, umuntu atazi icyerekezo, ariko ubusharuma bigeze imaze kuba ubukombe. Mu gihe kiri imbere turimo kujyana na gahunda za leta ndetse cyane cyane gahunda z'iterambere rirambye, aho ibikorwa byose birimo kugenda biganisha mu kurwanya ubukene, mu kurwanya inzara, mu gutuma abantu bagira ubuzima buzira umuze n'imibereho myiza, ibijyanye n'uburezi ndetse no guhangana n'ubusumbane n'ihezwa rishobora kugirirwa uwo ari we wese. Byumvikana mu by'ukuri ko hamwe n'ivugabutumwa, hamwe na gahunda z'iterambere rirambye, twumva natwe ubu ngubu aho tugeze dufite umusanzu munini wo gutanga kugira ngo igihugu cyacu ndetse n'isi yose dushobore kugira uruhare mu iterambere rirambye. Murakoze.
nibyo koko turashimira ibyagezweho ariko dufite n'ibindi byinshi dushaka kugeraho. Dufisha abantu benshi badukeneye bifuza ko twahagera aho batuye mu turere dutandukanye kugira ngo nabo imitima yabo isanike n'ibikorwa byose bya Shalom bihagere. Ubwo rero turashima ibyagezweho ariko turasaba n'Imana kugira ngo idushoboze, iduhe ubushobozi dushobore kugera ku banyarwanda benshi, kandi no kuvuga ngo bose benshi. Ubwo bushobozi Imana izabuduhe, turabusengera. Ikindi kandi twavuze ko dukorera hano mu Ikaze Hub ariko dufite umushinga wo kubaka i Gahanga twarawutangiye. Imana nabyo turayisaba ngo idufashe kugira ngo uwo mushinga uzuzure, kuko usaba ubushobozi tudafite, ndetse dushimira ari abanyarwanda baduteye inkunga n'abandi banyamahanga kugira ngo uwo mushinga utangire. Rero ni icyifuzo gikomeye cyane dufite kugira ngo nyine tugire iwacu, tugire aho twisanzurira, tugire aho dukorera imirimo itandukanye kuko twagiye tuyumva ya Shalom. Yego, Murakoze. murakoze cyane. murakoze. Turashima Imana, namwe turabashimira ko muri mu kazi nyine kandi mwagize neza kuduhana mu mwanya wanyu. Ikindi dushima Imana ni uko muri uyu muryango nyine nk'uko twabibabwiye, abanyamuryango dufite nk'uko twababwiye yuko ivugabutumwa riri no ku isonga, naryo twanatangiranye mbere y'ibindi byose. Ntabwo usanga harimo abantu ubona kwa kundi habaho imiryango abantu birukiramo ngo bagiye gufashwa, bagiye kubona ibyo kurya, bagiye kubona imyenda, bagiye kubona ibyo. Oya, ntabwo ari icyo. Ahubwo abaje bose usanga ku mpande zombi bafite icyo basaruramo, haba mu ruhande rw'ubuzima nyine, ibyo kurya, imyambaro, ayo matungo nk'uko twabivuze. Ku rundi ruhande rukomeye nanone ugasanga ijambo ry'Imana naryo bararifite, niko kubakika gukomeye bagiye bakuramo. Yego, murakoze. ni mu dusengere tugane ku musozo. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko waturinze y'imyaka 30 itambutse. Bwari ubuzima butoroshye, byari ibihe bigoye, ariko turagushimira yuko turiho, turi bazima, twubakitse, tukubakwa nawe Mana, kuko twasanze ari wowe shingiro ry'ubuzima bwacu. Tugushimiye uyu mwanya tubayemo n'iki kiganiro, kandi dusenga kugira ngo uza kutwumva wese umwuka wera mugenderere, amufashe kugira ngo nawe yiyumvemo kuba muzima, kandi dusanga nta kindi cyatubesha kizima, ntabwo ari ibiryo turya ahubwo ni iby'umwuka turya, ari ryo jambo ry'Imana. Uha umugisha buri wese rero tubanye muri uyu mwanya, kandi turagushimira no kuri uriya munsi wo kuwa gatandatu tuzongera guhura, nabwo tuzahure dushyira hejuru izina ryawe, mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Amen.